Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuwe. Igice cya mbere. Interuro. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata z'ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we n'akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose, ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ubutumwa bw'amatorero arindwi yo muri Aziya. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bw'iby'iteka ryose. Amen. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone Amen. Ndarufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Yesu abonekera Yohana ari i Patimo. Njyewe Yohana, mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cy'i Patimo bamura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'Umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'imanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereza amatorero arindwi ari muri Efeso n'i Simuruna n'i Perugamo n'i Tuwatira n'i Sarudi n'i Filadelifiya n'i Lawodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri ndwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso yari ameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore muraho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho, n'ibiri bukurikireho hanyuma, n'ubwiru bw'inyenyeri ndwi, izo mbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu. Dore izo nyenyeri ndwi nizo bamarayika b'ayo matorero arindwi, naho ibitereko by'amatabaza birindwi n'iby'amatorero arindwi. Igice cya kabiri. Urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwahacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka wavuye ukagwa wihane, kora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, muri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, ni uko wanga imirimo y'Abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Urwandiko rwandikiwe ab'i Simuruna. Wandikire marayika w'itorero ry'i Simuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Urwandiko rwandikiwe ab'i Perugamo. Wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye inonurano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nk'abo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanya bumbati kuri inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri impano yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Urwandiko rwandikiwe ab'i Tuwatira. Wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe yanyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya,
kuko undi urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye inonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. Kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye bituhatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwira aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Igice cya gatatu. Urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri irindwi aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo wakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nukwibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntibihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya, izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazi yazo udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindo wo kubarirwa kandi uri umukire n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izawe yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi. Kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye naneshe nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Igice cya kane. Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rurikinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti: zamukuze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Wari wicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukorombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hari igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kwizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6, byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti: uwera, 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 iwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Iyo ibyo bizima bihaye yicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose, icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, ba bakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati: Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa n'uko wabishatse.
Igice cya 5. Umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Mbona niyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watanga ugacungura Imana mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose wacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo ari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe ni ukwiye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti, amen. Ba bakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose.